ikaze ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. uyu munsi tugiye guseka agati gaturike. Reka twanzikire kuri iyi baruwa umugororwa yandikiye Byeri. Yarateruye ati ku nshuti nkunda kandi nkumbuye mpisemo kukwandikira iyi baruwa kuko ari bwo buryo rukumbi bunshobokera kukugezaho amakuru yanjye no kukubwira kandimo. Niba uzi gusoma simbizi ariko nabonaga usirimutse nk'ubizi kuko nakubonanaga kenshi n'abaminuje za kaminuza, wanatindanaga n'inkandagira bitabo ugashirwa uzivugishije urufaransa. Byeri, iri joro nakurose ndota ngusanga iwawe ukanyakirana urugwiro ukampa icyicaro nkagusoma nkibagirwa gutaha. Nakurota nagira ariko nsigaye nkwibazaho byinshi bigatuma nkeka ko ibyo abenshi bakumbwiragaho ntarafungwa byaba ari byo. Nguri inshuti mbi, nguzansenyera, nguzanyica n'ibindi bibi byinshi. Oya ariko ndabizi ntiwabikora shenge. Kukwibazaho ibi byose nkeka ko bituruka ku kuba utaransura na rimwe mu myaka isaga 10 maze muri iki gihome, kandi njya no gufungwa uzi ko ari wowe wanyoheje ngakora icyaha. Ibi rwose bituma ntekereza ko ngukunda utankunda. Aho ntiwagize ngo nzakuvamo nawe bagufunge? Humura rwose, urukundo nahoranye kandi nkigufitiye ntirwatuma mbikora, kandi rega nta na rimwe nigeze ndeka kurukugaragariza. Uribuka untura mu manga bwacya ntunsaba imbabazi, nyamara ntibimbuze kugumya kwibanira nawe nta rwikekwe. Uribuka umugore wanjye akunyurira ntashye nkamucinya urushyi nkamwongera ikofe naho guhara ibyere twasaba gatanya. Ariko se iyo ubuze ukungeraho ubura no kuntumaho ako karumuna kawe numvise bavuga ko ngo munasa nubwo ukarusha imyaka n'umubyibuho. Wenda disi kana kunyibutsa urukumbuzi ngufitiye rukagabanuka. Cyangwa nawe waramfuhiye utinya ko kanyigarurira nk'uko umugore wanjye yahoraga agufitiye impungenge. Humura rwose ndakumara impungenge, washatse ko kangeraho ntikabura undi mukobwa ugaherekeza, dore ko ngo kanikundanira n'abakobwa kurusha abasore. Reka ibyo tubivemo nkwibariza ibindi. Ese waba ugifite agataye nk'akakera? Ese waba ugifite agataye nk'akakera? Kera warangwaga n'indeshyo yawe idahinduka kandi ntibiyongere umubyibuho nk'ibyateye ubu, maze nkabigukundira by'agahebuzo. Nguheruka wangana n'ubushyuhe ugakunda hakonje, mbese niko bikimeze? Uracyambara se ka gakufi kariho akanyenyeri bitaga furambo? Uracyagendana na se na za zingaro, gisiga cyangwa kidari? Uracyagenda se muri ya modoka yawe ya fime? Baracyakubyinirira se twa tuzina nka manyinya, giswi, karahanyuze n'utundi? Ibyo nakubaza byo ni byinshi, keretse ahari duhuye, ariko n'impamo uzisubireho unsure. Ntarasoza iyi baruwa nakumenyeshaga ko imyaka nakatiwe isigaje amezi make ngo irangire, nizere ko rero tuzasubukura umubano. Mu rwego rwo kubyoroshya, dore nguhaye imbabazi utarazinsaba nirengagije kutansuye, ariko nawe byibuze uzigomwe maze uzanyemerere ko ninzajya ngeza mu gicuku ntarataha uzajya usasa nkiryamira, ntundaze rubunda kandi turi inshuti. Ariko nizere ko byibura wanahinduye imyitwarire ku buryo twongeye guhura utanteranya n'uwo twashakanye unyibagiza inshingano z'urugo ngo bitume akeka ko muca inyuma kandi ibyanjye nawe bishirira mu kugusoma gusa.
ugire ibihe byiza n'ugukunda kandi ugukumbuye. Iyo yari ibaruwa umugororwa yandikiye ibyeri. Biratangaje, urukumbuzi burya ntaho rutaba, ruhari rwose iyo umaze igihe udaheruka uwawe cyangwa udaheruka icyawe. Dukomereze uru rwenya ku birebana n'umwana na murumuna we. Umugore w'umuhinzi umunsi umwe yarabyutse afata isuka, imbuto n'abana be babiri, umuto w'uruhinja na mukuru we wari ugiye kumufasha kurera agahinja mu gihe ari bube ari ku buhinge, nuko n'isuka ku rutugu baramanuka, dore ko umurima bahingagamo wari mu gishanga hafi y'umugezi. Bagezeyo asasa umusambi, afungura n'umutaka, arabicaza, abwira umukuru ati maze rero kibondo underere umwana neza kandi uramenye ntarire, kuko narira ndaguhonda. Ubundi umugore si uguhinga, ubuhinge bugira bugari, arabutakagura, reka sinakubwira. Ubuhinge bugeze kure yumva agasako k'uruhinja rwe ruboroga, bimurembeje aramanuka, asanga wa murezi we yiciriye umwana w'igitoki arimo arawusimbiza, mbese yabyiniriye byacitse. Nyina ararakara cyane n'umujinya mwinshi, ahita awumushikuza maze awujugunya muri wa mugezi, amazi awutembana umwana, bireba biramubabaza cyane. Nyina niko kumubaza ati umwana wanjye yahogoye, nawe ngo urakinisha ibyo bikanana byawe ubyita abana? Nuko aricara aho umwana wariraga ibere, arangije asubira mu murima, asiga amwihanangirije ati nongere numve murumuna wawe arira ngo urimo gukinisha ibyo bikanana urambona. Asubiye mu murima, wa mwana ati ukuntu nanjye yanjugunyiye umwana wanjye mu mazi, reka nanjye mwishyure. Kandi rega ubwo uragira ngo umwana yarakinaga? Reka da, ibyo yagambiriye yabigezeho, kuko yahise afata murumuna we no mu mazi ngo dumburi, arasoma ubundi bye birangiriraho. Kera kabaye, reka nyina azahinguke asanga umwana mukuru yihimuye. Ngibyo urumva badi, urwo ariko n'urwenya. Naho umugabo wanukaga ibirenge yagize atya ashakana n'umugore unuka mu kanwa, mutekagira inkuru n'umunwa wo kuyibara. Urwo n'urwenya narwo. Umugabo wanukaga ibirenge yashakanye n'umugore unuka mu kanwa, ariko buri wese agashaka kubihisha mugenzi we kugira ngo hatagira ubangamira undi. Umugore agahora arya amashikarete akoza mu kanwa kenshi gashoboka. Umugabo nawe akararana amasogisi kugira ngo ikibazo cye kitabangamira mugenzi we, cyangwa akanutsa amashuka. Umugore yamubaza ati kuki urarana amasogisi?
umugabo akamusubiza ati ngira imbeho cyane ibirenge bigakonja nkabura ibitotsi. Umunsi umwe reka isogisi rizavemo umugabo arishaka ribure. Umugore aramubaza ati ariko uri mu biki ko unkanguye? Amukubise umwuka umugabo aritarutsa ati sheri ubonye igihe nashakiye isogisi ryanjye nkaribura burya ari wowe warimize. Umugore aba arabyutse n'umujinya acisha akaroso mu kanwa aba aragarutse. Umugabo atuvuye he? Undi ati muri tuwarete. Umugabo ati gukora iki? Umugore ati gukina futuboro. Umugabo ati futu? Umupira w'amaguru nyine. Umugore atari ko sheri uko ubizi umuntu ajya gukora iki muri tuwarete? Koko uzi ko ubazi ibyuze nka mwarimu ariko ntacyo ni kimwe kuri kimwe nawe wambeshye ngo ntamize isogisi ryawe. Ngibyo iby'umugabo wanukaga ibirenge washakanye n'umugore unuka mu kanwa. Hari kandi n'urwenya rw'umuswa w'ikinyejana. Uyu muswa w'ikinyejana we yaragiye kwinjira mu kizamini ngo mubaze abanza kwegera mugenzi we wari usohotsemo yizeragaho ubuhanga kumurusha ati mbwira ibisubizo. Aramubwira ati icya mbere ni mu busambanyi, icya kabiri ni Zinedine Zidane bakunze kwita Zizu, icya gatatu ni Nyiragongo, naho icya kane cyo ni bamwe barabyemera abandi bakabihakana ariko njyewe ndabyemera. Agira atya rero uwo muswa w'ikinyejana aba arinjiye. Mwarimu ati ko watinze kwinjira wari he? Aramusubiza ati mu busambanyi. Mwarimu arumirwa ati ngaho mbwira so yitwa nde? Aramusubiza ati Zinedine Zidane bakunze kwita Zizu. Mwarimu yifata ku munwa arongera aramubaza ati nyoko we yitwa nde? Aramusubiza ati Nyiragongo. Mwarimu ati ibi ni ibiki noneho? Uyu we ni Gatiki? Niko ubwo nturi umurwayi wo mu mutwe? Undi aramusubiza ati bamwe barabyemera abandi bakabihakana ariko njyewe ndabyemera. Mwarimu ati ni ishyano noneho ngushishe. Ahita ahamagara ati nimuze mu mujyane Ndera amazi atararenga inkombe. Bantu mukopera rero nubwo atari byiza mugerageze namwe mushyiremo ishabwenge mwoye gukopera utubago n'utwitso nk'uyu. Ngibyo iby'umuswa w'ikinyejana. Nta handi rero icyanga cy'amagambo ndetse n'uburyohe bwayo mwabisanga uretse ku muyoboro JDS. Uburyohe bw'amagambo bibwire n'abandi bakore subscribe, comment, like na share bigere kuri benshi iki cyanga kitabacika. Naho ubutaha. Yeah.